ndabyemejwe ko parking z'umujyi wa Kigali zino zo mu muhanda zashubijweho kubera kubura aho guparika imodoka. Umujyi wa Kigali watangaje ko izi parking zigiye kuba zishubijweho by'agateganyo mu gihe ari gushakishwa izindi parking, ariko iza moto zo zikaba zikuweho burundu zikajyanwa downtown. Abashaka guparika na moto bagomba kujya guparika downtown. Ni nyuma yuko abakire bakorera muri rino soko rya Nyarugenge barikaramye ikibazo cyo kuvuga yuko nta parking babona, kandi akenshi imodoka zizana ibicuruzwa byabo zibura aho zica cyangwa zibura aho ziparika. Umujyi wa Kigali wese wanzura yuko izi parking zigomba kugumaho by'agateganyo mu gihe ari gushakishwa izindi parking, n'umuhanda wa bisi nawo ukagaragara. Impamvu izi parking zari zakuweho no kubera ko hari hashyizweho umuhanda wa bisi wanditseho bisi only. Uyu muhanda wari washyizweho hano mu mujyi wa Kigali kugira ngo bisi zizajye zibona uburyo kizirukanka cyane, ariko umuhanda wo uracyariho n'ubundi, ariko bivuze yuko izi parking n'ubundi zagumyeho kugeza amagingo aya ngaya zasubijwe ariko by'agateganyo mu gihe ari gushakishwa izindi parking hano mu mujyi wa Kigali. Abakora hano ku isoko rya Nyarugenge bavuga yuko izi parking iyo zidasubiraho izi nyubako z'umujyi wa Kigali nta gaciro zari kuzongera kugira, kubera ko ni ahantu ibicuruzwa byabo byari kuzajya bipakururirwa haba hahari, kandi ikindi bavuga ko imodoka zabo baziparika mu gitondo bakongera kuyiparukura batashye. Bivuze ngo rero ntabwo byari gushoboka yuko izi parking zishobora gukurwaho. Umujyi wa Kigali waravuze ko bagomba guparika muri basement mu gihe ari gushakishwa ikindi gikorwa cyakorwa, ariko magingo ngaya icyakozwe no kuvuga ngo parking zasubiyeho. Bivuze ngo abakorera mu isoko rya Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali baratuje, bameze neza, barashimira umujyi wa Kigali kubatekerezaho kandi ukabakora serivisi vuba kandi byihuse. Bityo rero moto byemejwe neza ko zigomba noneho zo gucika mu mujyi wa Kigali. Moto zemejwe ko hano mu mujyi wa Kigali nta parking ya moto ihari, bagomba kujya downtown hasi hano mu mujyi wa Kigali. Ubundi umujyi wa Kigali uvuga yuko abamotari benshi no bakunze guteza akavuyo mu muhanda, bagateza n'impanuka bitewe n'ubwinshi bwabo n'ukuntu bagenda babyigana mu muhanda. Ibi ngibi nibyo byanzuwe yuko moto zigomba gukurwa mu mujyi wa Kigali, nibura hagasigara moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi kubera ko nizo zitanahumanya n'ikirere. Byemejwe ko rero izi moto zose zimanuka zikajya downtown izafatwa iparitse mu mujyi aho bitemewe n'amategeko, bazajya baguca ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Dore kurira ngo esasi yaruriye nzareba uko uzaririmba urwubonye. Bityo rero umujyi wa Kigali wavuze ko moto zose zigomba guparikwa downtown, n'ahandi hantu ugomba guparika moto yawe kugira ngo duce akajagari gakunze guterwa n'abamotari hano mu mujyi wa Kigali. Bongera kuvuga yuko n'ubundi moto zishaje zigomba gucika hano mu mujyi wa Kigali zikagenda na moto zizikoresha na moto zikoresha esase nazo zigomba kujya mu cyaro zikajya gutwara ibindi, kubera ko ngo esase nubwo yuriye abamotari bagomba kujya gutwara imizigo, moto zabo zikajya gutwara imizigo, kubera ko yenda esase yuriye imizigo yo utwaye umuzigo muracererekanya nyine n'umuntu akaguha amafaranga atubutse. Bivuze ngo rero izi moto zikoresha esase zigomba kuva mu mujyi wa Kigali, hagasigara moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi. Bamwe mu batwara moto z'umuriro w'amashanyarazi bavuga ko nabo batangiye kubona izindi mbogamizi zindi. Batirigeze ku 2500, ariko ngo n'ubundi bayikoramo 10,000 nta kibazo, ahubwo bari kurega zino moto za Sipiro yuko bari kuzishishikariza kujya mu muhanda, niba zishishikarize kuzikoresha cyangwa ngo bazizane zifite feri zihagije. Aho abamotari bavuga yuko gutwara moto y'amareyo uba umeze nkaho utwaye igare, feri zidafata. Bityo rero izi moto z'amareyo bafite z'amasera bakabaye bavugana na Sipiro, izi buyobozi bwakaye buvugana na Sipiro, izi moto z'amareyo zigacibwa kuko nizo zimaze abantu zikora impanuka. Kandi ikindi kugeza magingo aya ngaya izi moto n'ubundi ntabwo zifite feri, aho nubwo ubuyobozi bwa Sipiro bwavuze ko ikibazo ari icy'abamotari, ntabwo ikibazo ari icy'abamotari. Izi moto nta feri zifite kabisa, kenshi na kenshi zigenda zibanira mu muhanda. Nanjye ngenda mpura nazo nk'uko abamotari bagenda babivuga, bavuga ko nta feri zifite. Nanjye njya mpura nazo zakoze impanuka, izindi bazishyize ku ruhande. Bivuze ko ari kuzishishikariza gukora, ariko bagerageze bakemure kino kibazo cya zino moto. Ngayo nguko rero byemejwe ko moto nanone zigomba kugira limiti amasaha yo kugenda n'amasatara yo kugenda, kubera ko ngo iyi mihanda baciye mu muhanda ya bisi kuva mu saa 12 kugeza mu masaha ashyira saa 4 gutyo. Bisi zigomba kuzajya zifite igisate cyazo zigendamo zihuta kugira ngo zigeze abantu mu kazi. Bityo rero izi bisi kandi zigomba gukora umunsi ku munsi. Bityo rero bwo iyi bishatse gusobanura yuko izi KBS igomba kugihagarara ari uko igiye gukoramo abagenzi na mboti yazizajya ihura nazo, ariko
ko nyuma y'ayo masaha ushaka wagendera mu gisate cya bisi nta kibazo. Siba kurengera ngo witambike bisi yenda ariko yemeye kudepasizamo by'akanya gato ukagendamo by'akanya gato ukahita uvamo. Ngayo nguko rero ibi ngibi ni ibyatangajwe magingo aya ngaya twarimo tubabwira, ariko parking zo z'umujyi wa Kigali zo rwose zasubiweho cyangwa bazishubijeho. Natwe twagiye turitemberera turareba koko dusanga bazishubijeho. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nemerwa bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Ndagukunda cyane.